by'ingenzi ko nabazaniye. Ati nagiye mu rukundo mutima wanjye, ngiye mu rukundo nawe. Ati wagukunze nabonye ubushobozi kuba wanyobora ko wankunze igikundiro. Ati nyikubona ku nshuro ya mbere naje kubura ibitekerezo, ntabwo namenye hondi. Ati nagukunze mutima wanjye, wagiye mu rukundo nawe. Ati nagiye mu rukundo. Ati mukundwa nafashwe nawe, wayoboye nanone ubushobozi bwanjye bw'urukundo cyangwa se umubiri wanjye nanone wose wawufashe. Kundwa nikundiye abagereho ngabo yararimbaga nawe ndetse undi nawe agasubiza. Turore bari bakundanye byo. Turore Karwena Kapolo ntabwo yize ntekereza ko bingi umunsi umwe waba nazabona umukunzi mu nzozi zanjye. Turore ibyo nifuzaga byaza mu mutima wanjye. Umutima wanjye wagiye mu rukundo nawe mukundwa, tayari abagereho. Kobwa barayimba baravuga byo, sanga akobwa bafite amajwi. Ufe kuri abakobwa bafite amajwi wagira ngo ni inzugi zitagira amavuta babaho. Umukobwa ugira gutya mwaganira ukibaza se n'umukobwa muganira cyangwa uraganira n'umugabo mugenzi wawe nabwo wahaze weed. Ibaho kabagereho. Iyo ndebye hose aho nabona hose mbona wowe. Mu gutuza kwanjye batumye ururimi urwanjye. Ati ndabona rwose ari inkuru ndende. Ati twagiye mu rukundo kandi uyu mutima wanjye wagukunze ukundwa. Musore mugenzi yari yakunze, umukobwa nawe yari yakunze. Hagati yabo bombi babiri urukundo rwari ruhari, nta kibazo cyari kirimo. Kabagereho kandi yagize gutyo umusore arebye abona babiri basa naho byageze kure. Umukobwa arebye sanga umugabo arebye sanga bagushushanya umusore sana ngo ari yamukunze. Uyu areba